Akenshi iyo tugeze mu mpera z'umwaka usanga ubuzima bwahindutse. Ibicuruzwa ku masoko bigenda bihenda, birimo imyambaro ndetse n'ibiribwa hamwe n'ibindi byose bigendanye n'imitako y'iminsi mikuru. Icyo nta kindi kibitera, cyane cyane ni umunsi mukuru wa Noheli ndetse n'Ubunane. Uyu munsi nta kindi dushaka kuvuga, ni umunsi mukuru uba ku itariki 25 z'ukwa 12, ari wo munsi mukuru wa Noheli, ari wo munsi mukuru twizihizaho ivuka rya Yesu Kristo. Ijambo wahoranye n'Imana, waremwe byose, tangiro ndetse n'iherezo, agakiza k'abari mu isi, kwizera kw'abakristo bose ndetse n'ibyiringiro by'abizera bose. Icyo twibaza uyu munsi wa none, mbese Yesu Kristo yavutse ku itariki 25 z'ukwa 12? Ese iyi tariki yaturutse hehe? Ihuriye koko n'ukuri n'ivuka rya Yesu Kristo bihuye n'iyi tariki? Mbere y'uko iyi tariki itangirwa gusengwaho, mu mateka cyane cyane mu myaka irenze 3000 mbere ya Yesu Kristo, Mesopotamiya, Babuloni, Egiputa, mu Bugiriki ndetse n'i Roma, iyi tariki yari ifitwe Imana y'izuba. Mesopotamiya bayisengaga nk'imana yitwa Shamushi. Muri Egiputa bayisengaga nk'imana yitwa Ra, bakayifata nk'aho ari umubyeyi cyangwa papa w'abami bose b'abafarawo muri Egiputa. Babuloni ho bayisengaga nabo nk'imana yitwa Shamoshi. Hanyuma mu Bugiriki bakayisenga nk'imana yitwa Helios. I Roma bayisengaga nk'imana yitwa Sol. Hanyuma mu Baperesi bayifataga nk'imana yitwa Mitra. Aba bose mu mateka bayisengaga ku itariki 25 z'ukwa 12. Ariko mu ntangiriro, ubwami busa naho bwaherutse ubu bwose ni ubwami bwa Roma, bwasengaga iyi mana nk'imana yitwa Sol. Ariko mu ntangiriro ntabwo i Roma iyi mana yafatwaga nk'imana ihambaye cyane. Hari izindi mana zitandukanye nk'imana yitwa Maris, imana yitwa Jupiter ndetse n'izindi zitandukanye. Ariko mu mpera umwami Aurelian yaje kuyizamurira izina aya n'icyubahiro ku rwego rw'igihugu. Mu bwami bwiwe ategeka ko bazajya bayisenga nk'imana y'igihugu, ayihindurira izina yitwa Sol Invictus, ashyiraho n'umunsi wo kuyisenga witwa Dei Natalis Invictus, bivuga ngo ni umunsi mukuru cyangwa ni umunsi mukuru w'Imana y'izuba idatsindwa cyangwa umunsi w'Imana y'izuba idatsindwa. Aha hari mu mwaka wa 274. Nyuma gato nibwo haje kuza itariki 25 z'ukwa 12 izanywe n'itorero ry'i Roma. Aha ngaha nibwo bwa mbere kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo ku itariki 25 z'ukwa 12, hari ku ngoma y'umwami witwa Constantine, wari warahaye ubwigenge abakristo muri icyo gihe. Nyuma y'igihe kinini cyane bari bamaze bari mu karengane, ariko abahereza ubwisanzure bwo gusenga no kwemera ibyo bashaka. Ijambo Noheli mu Gifaransa bita Noel, mu Kilatini ni Natalis, ariho haturutse ijambo ryitwa Natal cyangwa Nativity, bivuga ivuka rya Yesu. Mu rurimi rw'Icyongereza byitwa Christmas, cyangwa mu magambo ahinnye bakavuga Xmas, bisobanura misa ya Kristo. Tugarutse muri Bibiliya kandi, Yesu Kristo yari yarahanuwe mu isezerano rya kera, ndetse n'imvugo zimwe na zimwe zagendaga zerekeza kuri we. Nk'uko Pawulo yabivuze, aravuze ngo nta kayira ubacira urubanza ku mboneko z'ukwezi n'amasabato, kuko ibyo ngibyo ari igicucu cy'ibizaza, naho umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Nk'uko bigaragara mu ngobyi ya Edeni, Imana ivuma Adamu, ivuma Eva ndetse n'inzoka, yaravuze ngo urubyaro, ibwira inzoka ngo ruzakomera agahanga, ariko nawe uzarukomeretsa agasisino. Aha bavuga ko berekezaga ku mibabaro Yesu Kristo azagirira ku musaraba, nuko yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Ikindi kandi
Aburahamu nawe akimara kuza mu isezerano Imana yamuhaye akiva muri Uri y'Abakaludaya, yamubwiye ko ahinduye ubwoko bukomeye, ahawe umugisha, azaba umugisha, kandi mu rubyaro rwe harimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha, nk'uko Pawulo yabyandikiye Abagalatiya 3:16, agaragaza ko urubyaro bitavuga imbyaro myinshi cyane, ahubwo byerekezaga kuri Kristo Yesu wari kuzapfira abantu akabacungura. Yesaya ndetse na Yeremiya nabo barabihanuye bagaragaza umwami uzavuka akaragiza amahanga inkoni y'icyuma, kandi banamuvuze bamugaragaza ko ari umwami uzaza, umucunguzi, agakiza akaba ari mwiza. Niko byasohoye muri Matayo ndetse na Luka n'ahandi mu butumwa bwiza. Yesu Kristo araza, bigaragara ko n'abanyabwenge baturutse i Babuloni baje bitwaje ishangi, izahabu ndetse n'icyuma baze kuramya Yesu. Abanyabwenge bari baturutse i Babuloni, cyane cyane ko bari barumvise inkuru za Yesu Kristo mu buhanuzi bwa Daniyeli. Baje bayobowe n'inyenyeri kuko baragurishaga inyenyeri, bari baje kuramya umwami wavutse kuko bumvaga ari umwami w'igitangaza. Baza babaririza, baza aho Yesu ari, bamuzaniye amaturo y'izahabu, ishangi n'icyome. Ubwabyo ayo maturo bari bazanye yagaragaza Kristo uwo ari we, kuko yagaragazaga ko Kristo ari umwami, Kristo ari umutambyi, kandi yagaragazaga ko Kristo azaca mu mibabaro myinshi cyane kugira ngo abashe gucungura ubwoko bwe, cyangwa acungura abari mu isi, nk'uko isezerano ryari riri ko mu rubyaro rwa Aburahamu arimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha, cyangwa bizaca muri Kristo Yesu kugira ngo abari mu isi bose bakire agakiza. Kristo yongera atubere ikiraro kiduhuza n'Imana, nk'uko yari yarabwiye intumwa ze, yarabwiye ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanyeyo. Kandi nibyo koko, ibyo ubuhanuzi bwari bwarahanuwe kuva kera, ibyavuzwe mu isezerano rishya byarasohoye, kuko Kristo yaje nk'umwami, aradupfira, abambwa ku musaraba. Aravuga ngo byose birarangiye, abwira ko Imana Data umurimo yamutumyeho gucungura umwana w'umuntu urangiye, abwira bene muntu ngo nimuhumure, agakiza karasohoye, mwakiriye agakiza. Ikindi kandi yabwiraga Satani ngo ububi bwawe n'imirimo yawe mibi yose irarangiye, kuko uciriweho iteka. Cya gihe kindi wavuga uzantega birarangiye, ntabwo bizankunda, kuko gucungura ikiremwa muntu wari warakandamije ugashyira kure y'Imana birarangiye. Nyuma y'ibyo kandi twizeye ko ubundi buhanuzi buvuga ko Kristo azagaruka, aje kutujyana, aje kuturuhura, aje kutujyana muri gakondo, aje guca urubanza, aje kuduhereza ibyiringiro. Ikindi kandi aze kutujyana mu munezero no guhora inzigo ku banzi be, abanze kumvira ibyo yabazaniye bakanga kwakira agakiza nacyo kizasohora. Ngayo kuko rero Kristo ni umwami w'amahoro, agakiza k'abari mu isi ni ibyiringiro byacu, ni imbaraga ndetse n'amahoro yacu. Umwizeye abona amahoro kuko ari umwami w'amahoro, wamwakiriye abatunze byose, abatuza imbaraga, abatunze ubwenge, abatuza uburame, cyane cyane yakiriye n'ubugingo buhoraho. Kristo rero mumwizere, mumwakire, mugendane nawe kuko ari we mbaraga zanyu. Murakoze, Imana ibahereze umugisha.